wowe ntabwo wakwemera ko abambaye ubusa basengera mu itorero ryawe abakobwa baje batambaye amakariso barabambaye ubuntu bugeze hejuru wowe ntabwo wakwemera ko basengera mu itorero ryawe ntabwo ababaje gucumuza abantu kuko no kuvuga ngo nuje gusenga bituma murangarira ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane ugasanga mbotiyashe ibaye aramutse aje wabigenza ute wowe nk'umukozi w'Imana no gufata abadiyakoni bagenda bakamuganiriza kuko yatigenda ushake n'uwaguteza igitenge ukenyere ubundi kera umuntu yazaga yambaye ikanzu igeze hasi akenyeye igitenge yafunze umutwe yakenyeye atese igitambara aje mu masengesho aje mu materaniro ubwo rero no kuvuga ngo uwo muntu uragenda ukamubwira ati fata abadiyakoni mugende muganirize mubwire ko ibi bintu bitagiste bitemewe no kuvuga ngo iyo mubonye yabyanze namubwira ati ugende aho muzabuziki muzahuza imyemerere urabwira iki bari abageni bari gukora ubukwe bambaye ubusa bagatuma abasore n'abakobwa bambara bitewe n'ukuntu bari kwiga bari gusomana bari kwifotoza bari kugira ute bagatuma nabo baje mu burayi kuko urumva cyangwa byakunda niba wiriwe mu bintu bimeze gutya ukabona okaziyo urabona ubukwe busigaye burataha saa 4 saa 5 abo bageni burababwira iki nangwa se abo bantu bari gupanga gukora ubukwe urabagiriye inama ndagira inama abantu batari babukora kuko abarangije kubukora bo byararangiye birumvikana ngo byararangiye ndagira inama rero ng'abantu Imana ifite umugambi bagiye kuzakora ubukwe ngabasaba kugira ngo bazitwararike kugira ngo Imana izashyikire ingo zabo ushobora gusanga rero bari abantu impamvu n'ingo zabo zisenyuka ariko baba biyandaritse niyo byari bino umugambi w'Imana ugasanga barabivanze ugasanga birangiye Satani abasabye ugasanga ingo zabo zigiye ziri gusenyuka ku mpamvu z'ukuntu bitwaye ngagira inama rero ng'abantu batari bakora turabakunda rero nkuko muri tubona imbere yanjye akamera abantu bamusore musanzwe muzi hajya bakwita Prophète Jean Dodier Evangeliste Prophète Jean Dodier Evangeliste turagushimye cyane rero muri iyi minsi rero ibintu byateye dushaka kugira ngo tuvuge ku ngingo ivuga ngo nangwa se kwiyama cyangwa se kugira inama abapasiteri baje gusengera abantu ugasanga bari kubakora ku bibuno ugasanga bari kubakora ku mabere ngo umwuka ngo ntibarabakirije naho kubakubita ku bibuno cyangwa kugira ngo ugire inama abapasiteri bagenzi ntabita ngo bagenzi bawe ariko ko hari abapasiteri b'umwuka nk'uko twabivuze ubushize hari n'abapasiteri tutazi iyo baturuka ese muri iyi minsi ubibona ute ubyumva ute nangwa se sangiza abakunzi bawe kuko wowe tuzi kutabikora murakoze cyane nta mupasiteri nabona ari gukora ibyo bintu wenda se kare gusengera umuntu bari kumukubita ukibono cyangwa se wenda ari kumukora ku mabere sinzi rero uko ubyumva se waba warabibonye wenda hari warabibonye si umwe si kabiri kandi ikindi noneho ufata urugero uzasanga umupasiteri ari kuja kuyogushisha muri salo ikora mu bakobwa kugira ngo waje kumanza utse pasiteri kuki ukunda muri salo ngo hari agakobwa ngo kankora ngo mu matwi kakanshishira nkumva ni byiza ngo niyo mpamvu ngo ntareka kuja kugira ute ntareka kuja kuyogoshishira kandi ari umukozi w'Imana kandi ikindi urabizi hari gihe cateye cyangwa se ibintu byagiye biraduka ugasanga abapasiteri barongora abakristo babo ibyo nabyo ntabyuzi ntabyumva nta n'ibyo wumva kuri YouTube nibura hari igihe habamo guharabika ugasanga umuntu bari guharabika nk'abakozi b'Imana kandi burya ntabwo ibintu byose uko bivuzwe ntabwo ari ko biba bimeze ugasanga hari igihe umuntu agomba gukora ikiganiro cyo kuba yaharabika mugenzi we ariko ntabwo ngo ndakubwira abantu ngo ari abantu bihamagaye hanabahamagawe n'umwuka twumvikane rero ntabwo rero bivuga ngo kubaharabika ahubwo bavuga uti ni muri babandi bihamagaye birashoboka ko ngi ntabyo nayo nabonaho ariko birashoboka ko uwo muntu ubukoze ibyo bintu ngibyo naga bahamagawe n'Imana barihamagaye ibyo bintu tugiye kugenda nuvuga ko hari abihamagaye batahamagawe n'Imana anari bamwe muri abo bantu usanga bagenda bakora ibyo ngibyo mbese nkawe wahamagawe n'Imana wumva nibura twakora iki kugira ngo abo bantu mbese tunabamenye ntabwo mvuze ngo tuvuga amazina yabo ubwo nimba uri kumwe na pasiteri uhita uvuga uti mu pasiteri yarahamagawe cyangwa se yarihamagaye nibemenye twagenderaho wanze kuduha amakuru cyangwa se wanze kubagira inama ariko duha ibimenyetso kuko uvuga uti hari abahamagawe hari n'abihamagaye tuzabyirwa n'iki umuntu wihamagaye n'umuntu wahamagawe Bibiri iravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo numva buri wese yakora icyo umwuka barashaka numva buri wese yakora ikijyanye n'icyo umwuka barashaka kuko no kuvuga ngo icyo ukora nicyo gihereza abantu
imikorere y'ibyo ukora ni ukuvuga ngo iyo ukora neza n'abantu babona ko ukora neza. Birashoboka ko abantu bose batabona ko ukora neza, ariko akarusho iyo ibyo ukoze, iyo imana ibirimo, naho abantu batabibona ko uri ukora neza ntacyo babitwaye. Wowe icambere uravuga uti no gukora imana ikaba ariyo ijudging, akaba ariyo ifugufatira umwanzuro. Ubundi imana niyitoranya, no kuvuga ngo ibyo bintu ndabikora ariko ndabikora igihe kinini. Nose ko abarokore ba mbere nimba wibuka, ntabashaka gusenga atambaye ibitambaro, ntabashaka gusenga atambaye ibintu bigeze ku mavi, ariko urabona muri iyi minsi abakobwa bari kuja gusenga biyambariye utuntu ngo harabatoranyijwe, hari n'abitoranyijwe, kandi wese uri mwe muri abo. Ese uramutse ugeze nko mu rusengero ugasanga harimo umupasiteri umeze gutyo, babigenza ikindi nimaze kukubaza ni kubaza ese iyo ugeze hari amusengera ukabona abakobwa baje nta makariso bambaye, bari kuzunguza ibibuno, ukabona ngo biroroshe, pasiteri agenda akakubitaho, ngo ntabwo urabibona ngo mwubuzuye umwuka we. Ibyo bintu tubyiza ntabwo mwebwe mu idini ryanyu ntabibamo. Idini ryanyu baracambara bakikwiza abakobwa bo mu idini ryanyu cyane rwose. Turakibariza wa mucungu wa kera, kandi wenda uzarebe nuko wenda abantu basigaye baravuga ngo ni viziyo. No kuvuga ngo ngubu usigaye urabona abantu bagiye ku murenge bagiye gusezerana, ukabona umuntu yambaye ikanzo, ibere rigasohoka, ahubwo buno hari abaherekeza basigaye baraherekeza abageni bavayo bakaja gusambana bitewe n'ukuntu bire bari kureba abageni babo bari gusomana, ababaherekeje bambaye ibintu amataka ari kugaragara hafi siwareba. Nyine urabona ko nyine nesi yahindutse, nyine satani yagiye ari gumisha abantu amaso, akabereka ko ari byiza kandi ari bibi. Abantu bataye indangagaciro bajugunya umuco wa kera, ariko no kuvuga ngo ntabwo ari bose. Hari abantu bagifite mwuka wera, hari abantu bakibogora mwuka wera, hari abandi bamuretse, ariko ndabasabira ngo bongere bagaruke mu bundo bw'Imana. Yesu aracyateza mu kugira ngo abagirire neza. Kuvuga ngo rero bara pasiteri babikora, no kuvuga ngo hari ukuntu umuntu abahagaze none ariko ejo akaba atageragaza akaba yaguye. No kuvuga ngo rero umuntu wese isakusa ashobora kuba yagwa, niyo mpamvu birivuga ngo uhagaze yirinda atagwa. Iyo watangiye kureba ngibyo ugatangira kureba ibitakureba, na n'ubundi uba wanaguye. Niyo mpamvu rero uko byagenda kose, iyo kumwe n'imbaraga z'Imana ntabwo wareba ngo umuntu ngo yambaye gucya, ngo bimeze gucya na gucya, ngo wenda ube washaka gusesengura ibyo, ahubwo we ukora ibyawe, ibyo ukabyihorera ugatuza, kubera ko ufite mwuka wera ukuyobora, ukamufasha kongerera izindi mbaraga. So kutabibona ahubwo usanga mwuka wera kongerera imbaraga kugira ngo utsinde ibintu ushaka kujya muri wowe. Nose uragira inama y'iki abari abageni baza gukora ubukwe basa nkaho bambaye ubusa, ndetse n'abari abambariye bari abaherekeje, urabibona cyane. No kuvuga ngo wenda nk'inama nagira ngaba bageni cyangwa se wenda aba bambariye umugeni, impamvu babikora naragenzuye nsanga wenda kenshi nk'Ikigali usanga ngo umukobwa niyo agiye gukoresha ngo ubukwe, abandi bakobwa bagenzi baragenda bakamuha amafaranga, wenda ng'amafaranga ari bukondeshe ng'imyenda kugira ngo babe babonamo pase, wenda babe babonamo nk'umuhungu namukunda, usange nyine akomezanyije na wa musore nyine. Bose bazakundana uko bamubonye yambaye gusa ntabwo mbere se babimuce bacambara igeze hasi ho no bakundana. Nyine urumva ni satani witambitse mu bantu. Bivuze ko urukundo rwabo ruzaba ruhujwe na shitani, ntabwo zaba ruhujwe n'Imana. Kandi bahuriye mu rusengero gute? Urukundo rwabo uvuga ko ruzahuzwa na shitani gute? Bazaba bahuriye mu rusengero imbere ya pasiteri. Nyine ubwo urumva bitewe nuko ari visi ubusigara bwiza abantu kuri ngubu nibaje imbere ya pasiteri. So kuvuga ko batazari imbere ya pasiteri baje wenda ngo babasezeranye, so kuvuga ko bataza bameze ukuntu. Nukuvuga ngo ibyo bintu nukuvuga ngo ntabwo abantu mu gihe batarabisobanurwa neza ndago babicika ko nukuvuga ngo nabo ibyo bakora barabizi. Nukuvuga ngo umwuka wera turukubasabira ngo begere Imana kugira ngo umwuka wera akomeze kubatindaho abagiriye neza. Nukuvuga ngo bo bumva ko ari viziyo, bumva yuko batambaye irakanzo y'imbenure kurira, bumva yuko bataba batwitse. Kuko pasiteri umuntu yinjira mu rusengero rwe yambaye ubusa ntamusubize, kandi abafite uburenganzira bati akabyira abadiyakoni n'ababye ati uramuntu bitewe n'ukuntu yambaye nagende yambare yikwize ubundi ari hagaruka. Wenda akabana n'abakristo bazima wenda 20, ariko ari abana bati nanjye kwigisha abantu bazima. Birashoboka ko ntabwo ari bose babivuga,
ubu nkaye ntabwo nakemera ko umuntu yagera mu itorero n'abanyoboye. wowe ntabwo wakwemera ko abambaye ubusa basengera mu itorero ryawe, abakobwa baje batambaye amakariso barabambaye ubuntu bugeze hejuru, wowe ntabwo wakwemera ko basengera mu itorero ryawe? Ntabwo babaje gucumuza abantu kuko no kuvuga ngo nuje gusenga bituma murangarira ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane, ugasanga mbotiyashe ibaye mu aramutse aje wabigenza ute wowe nk'umukozi w'Imana? no gufata abadiyakoni bagenda bakamuganiriza bakubwira ati genda ushake n'uwaguteza igitenge ukenyere. Ubundi kera umuntu yazaga yambaye ikanzu igeze hasi akenyeye igitenge yafunze umutwe yakenyeye atese igitambara aje mu masengesho aje mu materaniro. Ubwo rero nukuvuga ngo uwo muntu uragenda ukamubwira ati fata abadiyakoni mugende muganirize mubwire ko ibi bintu bitagifite bitemewe. Nukuvuga ngo iyo mubonye yabyanze namubwira ati ugende aho muzahuza iki muzahuza imyemerere. Urabwira iki bari abageni bari gukora ubukwe bambaye ubusa bagatuma abasore n'abakobwa bambaye bitewe n'ukuntu bari kwiga bari gusomana bari kwifotoza bari kugira ute bagatuma nabo baje mu burayi? Kuko urumva cyangwa byakunda niba wiriwe mu bintu bimeze gutya ukabona okaziyo urabona ubukwe busigaye burataha saa 4 saa 5, abo bageni burababwira iki nangwa se abo bantu bari gupanga gukora ubukwe urabagiriye he nama? Ndagira inama abantu batari babukora kuko abarangije kubukora bwo byararangiye byumvikana ngo byararangiye. Ndagira inama rero ng'abantu Imana ifite umugambi bagiye kuzakora ubukwe ngabasaba kugira ngo bazitwararike kugira ngo Imana izashyikire ingo zabo. Ushobora gusanga rero bari abantu impamvu n'ingo zabo zisenyuka ariko baba biyandaritse niba byari bino umugambi w'Imana ugasanga barabivanze ugasanga birangiye Satani abasabye ugasanga ingo zabo zigiye ziri gusenyuka ku mpamvu z'ukuntu bitwaye. Ngagira inama rero ng'abantu batari bakora ubukwe bari gushaka kuzakora ubukwe Imana izabashyikiriza abane nabo izabahereze kwambara bikwize bakore ibintu by'Imana ishaka kandi byo n'abantu bashaka. Ntabwo iyo ukoze ibintu binyuranyije n'ibyo Imana ishaka kabeho niyo umuntu yabikunda ariko Imana itabishaka numva ibyo bintu utabiborera umugisha. Ngasaba abantu bagiye kuzakora ubukwe bakihangana bagakomeza kugendera ku muco wa kera nubwo wenda turi muri viziyo turi mu iterambere ariko bakagerageza bakajya kwambara bakikwiza. Pastor wambwiye ngo musigaye muragendera ku muco wa kera ariko hari ikintu nibutse kugira ngo ufashe gusobanurira abadukurikiye. Umuco wa kera urimo mukiwugendera kuko musigaye murashingira abageni mutayimaje mwapimisha inda kuko hari abari gucingirwa uyu munsi ejo bugaca babyaye. Ibyo bintu munabibona mu madini yanyu nabyo mubona? Bijye bibaho mu matorero atandukanye ariko no kuvuga ngo wenda nga ADPR ntabwo uwo muntu bamusezeranye rwose, ntabwo bamusezeranye. No kuvuga ngo muri ADPR tumanza twajya kumupimisha tukamenya ko uwo mukobwa atwite cyangwa se kadatwite. Twigira ku mudogiteri atazi ko turi bujye tukamwijanira tukakora ibimenyetso bifatika. Uko ari abajana ngo urabona iyo bagiye gupima inda ngo bapime inkari, uko ari abatira inkari z'abakobwa badatwite akaba ari zo mupima. Byo mo bikora mute? Ntabwo byakora. Mujana mu bwiherero? Tujyana mu bwiherero akabikora tureba. Arajya nawe yatubyiza ukuri. Pasiteri wajana n'umugore w'abandi mu bwiherero akihagarika ugafata izo nkari uzireba kugira ngo umaking sure. Oya ntabwo yabikora nose umuntu agiye ari simple rupuri ndakindira ufite wa musatsi wa mucekinze hose wambwira ngo ikintu yagiye ujyanye mu bwiherero bivuga ko mumanza mwabashaka tumanza twabacekinga tukamucekinga agakoresha umuganga mukamuhereza agenda mu bwiherero agakora ibyo arakora ubundi muganga agenda agatestinga. Nimwe mumuhitira mu bwiherero nangwa bwihitiramo uyu muganga umuhitiramo turamaze twamucekinga umuganga amucekinga yasanga ndakinda afite akamuhereza igikoresho cyakora byakoreramo ubundi agashyira muganga ibyo agomba gukora muganga wari udurize se muganga bari mu ADPR nangwa n'umuganga mufata usanzwe dufata umuganga usanzwe aho ngaho nose mubwirwa n'ikigo ko atamunyuraho akaba yamuha akantu kugira kandi tujya ku muganga tumutungu tujya ku muganga nawe atazi ndaho tubazaze ngo turajya mu bitaro runaka hanige tujya no muri prive. Aha urakoze rero ikiganiro cyiza duhaye cyo kugira urubyiruko rwo kugira ngo rwihane ruve mu byahanditse nibyo bwakoraga bigende bicike ariko ntabwo wahora n'umukozi w'Imana ngo agucika atagusengiye. Wumvishe ahisi igeze ubavuzeho abantu nabo basengera kugira ngo ushoboye kumva yumve no ushoboye kwihana abe yakwihana. Mu mwanya wawe Imana isumba byose nyandege muriye siko numwimukira nagu
mfite nagera he ungimbere mbere ngabi ngingira Yesu mbere ngabi ngingira ningera ku ngombe ya rwa ruzi uzambe gutinyuka amazi maremare y'urupfu nambuke ngere mw'ijuru nzaririmba indirimbo zishimwe indirimbo zimusingiza. Mana data wa twese isi umwami wacu Yesu Kristo, dusabiye umugisha abantu bemeye kumva guhinduka kubw'iki gitekerezo cyiza, dusabiye abantu umugisha kugira ngo bakomeze bahindurwe nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndagusubira ngo aba bantu bawe bashobozwe nawe Mana, bagufite ndabakifuza undi murengezi, tubaturire umwuka wera, tubaturire imbaraga zawe, tubaturire uburinzi buturutse kuri wowe, igitangaza cyawe kize gikoreke Mana, uhige bahiga gwanyubahirwa mu izina rya Yesu. Mwuka w'imbaraga akomeza atindane nabo period edrai mu izina rya Yesu Kristo, hikira buri umwe wese Mana. Iyi si iradukurura cyane, ariko turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, imbaraga z'ijuru zitendane natwe Mana. Ndakwinginze kugira ngo urengere urubyiruko Mana, dore isi itugejeje habi, ariko ndakwinginze kugira ngo bashyigikire ubambike imbaraga mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, Mungu ababarikiye sana. Murakoze bwana pasiteri. Murakoze rero mwavugana n'umukozi w'Imana Prophet Jado, kuko yababwiye dukora mu biganiro byitwa imbaraga z'amasengesho. Niba wakunda kino kiganiro, kora like, share, ugisangiza abandi, ndetse nakwibutsa no gukora subscribe, ukaza nibura urabona tumaze kugira 3,470, n'ukaza uraba 3,471 nawe waba uteye inkunga. Turabakunda rero, ibiganiro byacu nakagaruka naho butaha. Pastor, umunsi mwiza kandi ijoro ryiza no kubaryamye. Hane bamugisha.